Niho twaganiraga nkubwira ni burya umugera virus umugera wica umugera mubi ubwawo uriyica uyu mwijima ubu bwenge nanjye ubwenge ubu cucu ubugoryi umwijima wageze ahantu ugejeje ahantu abantu bibaza bakavuga ati ibi turimo nibiki bagashakisha ubwenge koko kandi ukuntu nyine byagiye bigenda urabona muri za university niyo ni rwo ruganda ruhingwa mu rushuru ubwenge mbere na mbere yego si muri iki gihe ariko ntabwo ariho siho uzajya kwigishiriza abantu kuba imfura kandi udafite ubupfura ubwo ibyo uvana muri university byitwa ubumenyi ntabwo bikira ubwenge udafite ubupfura ntabwo biba bikira ubwenge urajya guhaha ububaye nka ya modoka ubaye nka ya ndege urumva ubaye nka ya ndugube bigisha cyangwa bigisha ukuntu bayipanda bakayipanda bakabukoresha udatekereza bakaba bagusiga hariya uri n'ikiziriko bakigendera ugasigara aho ngaho ukaba uri indogo birisha ibyatsi bakajya bakuzanira uzuze icyo gifu cyawe n'ibyo ngibyo nibyo benshi bavuga ngo batunze ngo ayo madiplome ko bameze baratekereza hehe abandi ngo bagatekereza mu rwego rwo kugira ngo bayobye ibintu bazi gutekereza za constitution z'ububandi gucabiranya izo PhD ni iki oya mumbabarire di umunyabwenge namubonye umuntu bita Kizito yaratekereje aritekereza arareba ibintu byose ibyo yanyuzemo avuga nta muti tubona usibye gukunda gusa yavuze iki ni ugukunda gusa ariko abantu bavuze gukunda bumvize gukunda abo bitajya binyura mu bwonko bati baramwishe hari umwana w'umusore witwa Bahati umwana w'umusizi Bahati uriya muntu ubwenge bwe wabugereranya ki yagiye muri university se ariko kubera ko nabo bagira muri university nta nubwo hari bashobora no kumva discours ya ntuza ya Bahati hari benshi bagira ikibazo no kuyumva no kwisobanukirwa niyo banayumva ntabwo nta kintu ibazanamo gituma bashobora gukora ni nka ya modoka batsa ikaba irimo moteri ariko wayatsa reka igapyinyiza ntigiye ikikora ntiva wire ufata Kizito cyangwa uriya Bahati bari abantu banditse ibitabo by'ubwenge byinshi cyane banditse ibitabo mu gihe gitoya byinshi cyane ufata ziriya ndirimbo za Kizito n'ibihangano n'uburyo we yabihumekaga nabwo ubwabyo ni igitabo akabyigisha akabyamamaza kandi ubona birimo kuriya kuntu yego hari abantu bavuga bati ni impano ye Imana yamwihereye hari nabo nigeze kumva bavuga bati hari ukuntu yararemburaga amaso ye urumva n'amaso ye ni ntuza ariko natwe dufite amaso hari ukuntu iyo ni bwa bwenge nyine nahoze mvuga bw'umutima bwa emotion buza bukajyana n'ubwenge bw'ibitekerezo noneho we rero urumva ni ibitabo byinshi yanditse abantu dushobora kugenda tukavomamo ubwo bwenge tukabukoresha ikintu cyiza urumva ariko hari abantu bafite izo za maîtrise ba munyabagisha urumva nimvugiye munyabagisha ne kujya atagira urumva wenda mbona atagira kuzurana umugara urumva ugasanga turafite izo za diplome ngo zo gutekereza kuko burya PhD ni philosophe diploma
ni diplome ya filozofi yewe ni diplome yo gutekereza n'ubwo kera ubundi umuntu ufite iyo diplome arangwa no gutekereza no kushaka akamenya ibibazo yamara kubona ibyo bibazo akabikorera ubushakashatsi nta muntu ukora ubushakashatsi byo gukora ngo arashakashatsa kugenda kuvuga ngo ndashakashatsi ibyatsi oya haba hari ikibazo hari ikibazo cy'imibereho myiza y'abantu hari ikibazo cy'imibereho y'abantu ubushaka hari ikibazo kirimo gituma abantu batagira imibereho myiza none ugashaka icyo kibazo kukibonera igisubizo kugira ngo ugane ku mibereho myiza bariho rero bamwe bari muri za universite cyangwa abana hanze bakora ako kazi k'ubushakashatsi bakakora buri gihe bakakora urumva turabafite abanyarwanda se bariho none se babona ikibazo cy'u Rwanda cyangwa ntabwo kuri bo ndagwa nk'urugero rw'umwe mu bantu umuntu witwa Joseph Matata akora ubushakashatsi abona ibibazo agakora ubushakashatsi wenda ushobora kuvuga uti imiti abona imiti ariko akora ubushakashatsi ko n'umushakashatsi uwo ari we wese n'umuntu utanga umunyabwenge wese ntabwo agira ubwenge bwose si Imana ariko we arakora ibyo abonye hakabya abandi bakaza bakungikanya ntuza uwo mvuze Matata n'umushakashatsi pe ngo afite PhD yayihawe nande nge sinzitanga ariko mu by'ukuri nitujya kureba ibintu biranga umuntu ufite PhD turasanga we afite ibyo bintu bimuranga byujuje noneho wenda tuvuge ngo nta gipapuro afite ngo kiri hariya ngo yagihawe ngo na university ni simbizi ariko rero inangaha niho ujya kumva ngo university ngo yahaye kanaka ngo diplome honoris causa doctora uretse ko ubu nabyo byahindutse n'uzane nka biriya bya prix Nobel de la paix urumva basigaye baha n'aba Kofi Annan barisha abantu baragize bate bagahabwa wawe kumva n'uwo Tom Ndahiro ejo mu gitondo bamugize bakamuha pi none agatangira akabwira bari abantu bati mwongere muvuge urumva mwongere muvuge donc mais hari barimo turabafite wenda bakora ubwo bushakashatsi aho bari muri za university bigisha ariko wenda none ndashaka kuvuga ubushakashatsi ku bibazo by'u Rwanda kuriya uvuga Matata we arabigaragaza yafata ibibazo birebana n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda arabitonora pe ariko nka Kizito yabikora ubushakashatsi arabitonora pe urumva ariko marerezimo turavuga abo ngabo noneho tugiye rero mu bantu bariho bazima urumva wenda nko mu bandi bantu navuga marerezima bapfuye nk'uwitwa Dr Nahason nawe yari yatangiye ibintu by'ubushakashatsi akora mu bushakashatsi yari mu buyobozi bwa IRDP ndabyibuka yuko ndetse ubwo wigeze igihe bari muri amakinamico ngo yo guhindura itegeko nshinga yaravuze ati ibyo bintu ntabwo ari byo sisa yarabigaye rwose yarabigaye yakoraga ubushakashatsi yari umunyabwenge yakoraga ubushakashatsi bwo kwamena abantu ngo bavuge ukuri bamenye bavana igihugu kuntuza kuko ukuntu yaje kwitwa n'iki finalma ubwo ari indwara yarasanzwe arwaye ntabwo nari igihe ushobora nanone kuzana igitekerezo kizima muri biriya bihe muri biriya bihe hariya wabizira François Munyabagisha uri mu bantu banditse ibitabo byinshi kuri iyo ngingo y'ubwiyunge kwandika amarticle amatrovi wakoze ibiganiro byo sinabara effort z'abantu batekereza urabona zigera kuki kuko wavuze yuko igisubizo cyo gukuraho igisuti n'ubwenge niko wavuze niko bimeze none effort zawe kuva watangira zirimo kugera kuki effort zanjye zonyine nakubwira ni akamaro kazo nuko byibuze umwijima ntabwo uba wemewe urumva niba nkoze nkagumaho ndavuga ni ntabwo ari kubutwiza hari abandi bazagenda baboneraho ariko none ikiza nuko sindi njyenyine none se sindi njyenyine kuko icyo bigeraho ni iki hari umuntu usigaje kuganira
ni yitwa Karori aba mu Buholandi urumva ndareye he oya we yitwa Singe nanjye aha Karori ni umuganga turaganira arambwira ati ariko François rwose ati urwo rumuri ruhora uvuga ibi bintu uvuga byo bwiyunge ubona byagerwaho ko ari wowe wenyine ubivuga urumva hari ikintu bizatanga ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bafite ukwemera mu bumwe n'ubwiyunge baravuga bati ibyo bitekerezo yawe uvuga ni nk'indoto se ko muri topi si bo ariko ntibishoboka ntabwo ni nk'ikamyo urimo ushaka gukurura wowe ubwawe n'ayo magufa yawe ukayishyira ku rutugu ntibishoboka ariko uzi icyo namusubije se icyo kibazo tubwizanye ukuri ni ikibazo buri muntu wese uratekereza ukavuga uti ariko se kuko ubu ibyo bambwira si byo ariko rero igituma ubibona gutyo ni uko ese nshaka ko bigira icyo bitanga byera imbuto ryari imbuto se ndazishaka ejo mu gitondo ndazishaka se mu mezi 5 ndazishaka se mu myaka 10 urubuto rugomba kumera rukaba katsi rukazamuka rukaraba hari ibiti byerera amezi 3 hari n'ibindi bifata imyaka 10 hari n'ibindi bifata imyaka 100 kugira ngo byere kugira ngo byere ubwo imyaka 100 kera imbuto zibeze ziti ahubwo tubuto duto cyane ariko dufite urumva nkeka ko nka bya shene ahubwo byantuza n'ufata biriya bya baoba bya baoba bifata igihe kinini noneho ikindi wenda indi maje nakoresha abantu bashobora kumva urabona kubyara redozofile amasazi ni vuba urukwavu banza kuko nazo zibaho igihe gito none ziragira ngo byere ariko nabyara benshi ariko reba inzovu banza ari umwaka cyangwa imyaka 2 hari ni imyaka 2 la gestation y'inzovu ni amezi 28 urumva none rero uriwe niba ushaka bebe z'amasazi ntabwo nushaka bebe z'inzovu uragomba gutegereza prantonta none aho rero ibyo turimo turashaka ibintu bizamara igihe ibintu turashaka kurandura igisuti tukazana ubutegetsi bw'ubwenge bw'urumuri ariko ubwo kizaba kizirandura igisuti tugomba gukora ku buryo kizirandura ubwacyo nka ya virusi imara abantu yarangiza nayo ikihirika kuko urabona bakayihindura umugani reba mu Rwanda twavuze abanyabwenge niduhera ku gihe cya cyami habagamo abiru babaga ari abantu bake nibo bonyine baremerewe gutekereza abandi bavugiraga mu migani ubundi abandi bakababwira bati ceceka ngo uribuka umugani wa ntuza wa gahanga wazize iki donc wivuga none niba utekereza gusa ariko udashobora kuvuga ndakeka ko utashobora kujya kure ngewe iyo ntekereje simbona umuntu nganiriza ibitekerezo byanjye ntabwo njye imbere nguma muri bya bindi nkumva ndimo ndaturuna urumva nta avance ariko iyo nganiriye n'umuntu nawe iyo tuganira ndakubwiza ukuri hari igihe tuganira akaba ari nk'ibintu ushobora kumbaza nkaba nabyibajijeho nabitekereza ariko simbone ariko mu kuganira ukumva uburyo bisohotse noneho birakoroheye ahubwo ni ukuvuga nk'ingero tugenda dutanga ntabwo izo ngero necessarily aba arizo natekereje nk'ingero njyewe mba naranditse mba mfite nta nubwo iyo tuje mu biganiro mbizana kuko ibyo ngibyo byanditse iyo mbigarutseho mba mbaye nk'imbata yabyo mba niziritse ni ibintu biba birimo binzirika hano twinibuye kuko ni ibintu umuntu aba ahumeka ibintu urimo bikurimo urabihumeka kandi ugomba kubihumeka umwuka wahumeka ntabwo ari umwuka w'ejo
ni umwuka mushyashya ugomba kuzana ubwo rero ako kantu ako gatekerezo utanze kuvuga ko abantu bagomba kwihangana igisuti kikihirika nibyo abantu benshi batumva bakwihanganira ko ntago abantu bose benshi usanga bavuga oya icyo gisuti nikigende vuba vuba uburyo bwose bushoboka tugomba kubukoresha kikagenda ariko ni igisuti kizaba gisimbuye ikindi nabyo igisuti gisimbuye ikindi kuko iyo abantu bashyutswe vuba gutyo iyo abantu bashyuhaguje gutyo mbese iryo jambo narivuze mbere naryo niryo urumva noneho ukajyaho ukavuga ati igisuti tugiye kugivanishaho imbunda natwe tugiye kurwana bakora ibiki urimo uravana umwijima urawuvanisha undi mwijima noneho rero abantu bagomba kumenya bakavuga bati buriya butegetsi n'ubw'igisuti ntabwo ari ubw'ubwenge ni uvuga rero ko kugira ngo tuyivaneho ni uvuga ko duhinga ubwenge nidufata muri icyo gihe cyo ku bwami ntabwo bahingaga ubwenge ubwenge bwari bw'abantu bo mu bwiru bakeya gusa bakorera umwami abandi abacurabwenge abandi bose bari kuri repubulika ya mbere ibyiswe repubulika ya mbere bivuga gutyo kuko ngende ndemeza ko nta repubulika twizeye ariko cyiswe repubulika ntabwo yari repubulika ariko niko cyiswe abantu mu ndoto umva Kayibanda yavuze ati reka nshyireho university abantu bige gutekereza tuve mu bucakara bw'ubukoloni twige gutekereza ariko iyo university ndibuka ko bamubajije batese George Henri Levesque yashinze gushinga university y'u Rwanda yari umunyekanada hano Setenga ni umuhungu wa hano Ilberval ruguru ya Rwanda za Shikutimi we yaramubajije ati ariko Kayibanda kuki mwegwe muri kumwe n'ababirigi naririya shuri yari amazu urimo umpa yarayababirigi kuki utabwira ababirigi ngo baza bagushyirireho university ko nabo bateye imbere mu byo bintu byo kwigisha university Kayibanda yaramubwiye ati ya bariya baradukolonije sinshaka ko badukoloniza mu bwonko ariko yibagiwe ko arashaka kwiribera mu bwonko ariko ari mu nzu y'abandi y'abo babirigi kuko ntabwo ikintu cya mbere bagomba kubanza gukora ni ugutekereza igihugu cyabo ugasenya inzu y'ababirigi igihe uri mu nzu yabo none ukavuga ngo ugiye kuzana undi muntu wo kugira ngo aguhe ubwenge bwo kugira ngo ubeho wigenga kandi uracyari mu nzu y'uwo muntu arakureka nicyo ntabwo byatinze kabiri ntabwo byatinze bwakeye kabiri Kayibanda arapfa asimburwa nande n'umunyagisuti n'umuntu utarize muri iyo university utarabonye urwo rumuri Kayibanda we yaroteraga u Rwanda ariko icyo gihe Kayibanda abanyeshuri be nibo batangiye gukora amarorerwa nyine muri iyo university urumva nanone kwa kundi kuko Leonel Levesque banyengo Leonel Levesque George Levesque George Henri Levesque yabidusobanuriye hano i Montreal se waje guhura nawe n'uwo muntu watangiye university y'u Rwanda wewe twarabonanye inshuro nyinshi yarapfuye ashize yarisaziye yarapfuye muri za 2000 quelque bon noneho we yavuze ati bampaye mission ikomeye mission yari yo kurema abantuza abatekinisiye bese ni nko gukora imodoka zikoreshwa zikora akazi zifite akazi zikora ariko zo sizo zitekereza no gukora abantu no kurema abantu bashobora gukora izo modoka abantu batekereza noneho we abantu bose yagiye asa naho muri university yagiye ikora izo modoka yakoze imodoka ariko ntiyakora abantu bo kuzikora ntiyakora abantu bo gukora imodoka nka university se
imodoka ni iki imodoka icyo nshaka kuvuga ni uko abantu bagiye basohoka muri university twagiye dusohokamo turi ibikoresho tuza cya gisuti kikadufata kikadutwara kikatunyonga tukajya aho tukagikorera kikadukoresha ibyo cyishakira urumva ukaza abasirikare bakaza bagafata ngo bafashe mu gihugu bagifata bakaduha akazi tukabirukaho tubaterera amasaruzi tuba n'abasirikare noneho tudashobora kutinyuka ngo tubahagarare imbere tubabaze ibibazo nyabibazo cyangwa tubabwire tutumva rero dore umuti w'ubwenge ku ibibazo biriho n'ibi nibuka umuntu witwa Musangamfura Sigisiberi yaratinyutse abaza Habyarimana ikibazo uretse ko ikibazo yamubajije ni ikibazo kimwe yiguhagomba kubona kundi nawe akamubaza ikindi amaze ati ese Habyarimana ko uri mutegeka ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ukivugaho icyo ukimaze undi urumva yaramubajije undi amusubiza nabi ati weho se ibyo ngibyo bitekerezaho iki niko yamusubije tuwo se bitekerezaho iki ati noneho atangira kumujora kumutera ubwoba habura abandi ibyo ngibyo habura abandi b'abanyabwenge bavuga bati oya Habyarimana ikibazo Sigisipera kubajije turagishakira igisubizo wowe ndasi wowe ufite umuti ariko rero twebwe tugifite nicyo umuntu avuga ko abakonse babereyeho icyo ngicyo naringiye kukurogora mvuga ni nanjye ibyo bintu bisa naho byambayeho mu rugwiro ngewe nagiye muri conference byari trera ariko banyemerera kwinjiramo d'abord mu rugwiro ku gihe cya Kagame none ubwo rero wumvaga abantu barimo kumubaza ngo nyakubaha rwose ko tutakikubona ku kibuga cy'umupira buriya ntibigaragaza yuko waba ushaje ni ibibazo koko icyo gihe nibwo bari barimo badurumbanya abaturage ngo ngabo ngo n'ubuyanja abitwa bayingabire barimo kwirukansa abantu bihungiye Mbazanuza Kagame ndavuga se nyakubahwa ko hirya no hino barimo kugenda batoragura abantu babafunga ngo bari mu buyanja nkaba mbona bimeze nka cyagiye muri za 90 abantu bafungwaga bakekwa ngo ni ibyitso by'inkotanyi umva ibyo bintu bidahangayikishije c'est exactement cette question que j'ai posée Kagame arande baravuga ngo hargeneweho wo mu museso ntiyego nyakuba ko none se ko nawe bambwiye yuko ubwo ubuyanja uburimo ngo ko batagufunze ngo ubwo urumva utabeshya urumva donc umva aho ajyanye ikibazo nyuma akomeza ubwo ariko ngo batafunze ngo abantu bari mu buyanja ngo niryo ryaba riri bayikosa bya bindi yavuze ati niba mutaramwishe ni iryo kosa urumva la même ubwo urumva abandi banyamakuru bavuze wikozeho weho urafungwa nyine bwo itegeko rirasohotse kubaza ikibazo nk'icyo ngicyo bumva yuko ngo nyine ukoze mu jisho umuntu ukazakizwa n'amaguru cyangwa se ugapfa nyine nguko najyanwe mu nkiko n'umuntu bita Ingabire Immaculée anjyana mu nkiko ngo namusebeje ngo kuko ngo nanditse mbaza nakoze idore mbaza nakose abantu uwo yari ikise yari umunyamakuru sense yo mu bungu ngo niwe ushinzwe n'ibintu bya transparence mu Rwanda ikintangaza baha nuriya njye da transparence zaragowe kabisa muri go ubwo ajya kundega mu nkiko ngo diffamation ngo navuze yuko ngo akora akazi ka procureur ko gushinja cyaha nari nabyanditse kubera ukuntu yari yitamitse undi mudamu waje guhungira mu Burayi yari n'umuyobozi wacu muri Maison de la Presse ndavuga no quand même biteye isoni urimo kurega umuntu ngo ari mu buyanja sur quelle base uri igiki uri ni kabiri abantu barimo kubaza Tom Ndahiro buri munsi Tom Ndahiro wigize ibiki ufata abantu ukajya kubita ngo barwanya ubutegetsi ngo naba genocidaire cyangwa ngo bavugira aba genocidaire ubivuga sur quelle base ufite ubuhe bubasha bwo kubivuga ni nk'icyo kintu nari nakoze mbaza uburyo Ingabire yiha ububasha bwo kujya guhahamura abandi bantu
ariko renye urumva nyine wari urimo umubaza n'ababaza Tom Ndahiro byari bimeze nka bya bindi ubaza amenyo y'inkoko ubona ureba umunwa kuko niba arimo ni umukaraza w'igisuti none se wowe urumva tuzajye tuzicecekere kugeza kigiye uburyo ntabwo ari ukwicecekera ntabwo ari ukwicecekera hari nk'uko umuntu nk'uwo w'igisuti ushobora kumenya ukamubwira uti ibyo urimo ukora biteye agahinda ariko si wowe nawe ikibigutera ndakizi ikibigutera ndakizi urumva nibyo wari ugerageje kubwira Kagame ariko bewe bagukubita inkonje cyane urumva ikibitera nicyo icyo gisuti uri muri regime y'igisuti urimo urabyina igisuti harimo bakadishyira mbetezi abantu urabona nka bariya tubavuge kindi avuga nka Evode urumva nka Evode umutekinitsi buriya dufitanye amasinde urumva dufitanye ariko amasinde dufitanye ntabwo ari personnel dufitanye amasinde ku rumuri rw'igihugu ku kamaro k'igihugu kuko mu gihe twavugaga ubwo ngarutse kuri cya kibazo bavuga ati ubwiyunge nyakuri igihe wahereye urabona umusaruro uzava ryari hari igihe nigeze kumva ko bishobotse ko byashobotse ko kuko na Kagame ubwe yari ari mu mabiyeri abiri yibaza ukuntu muri 2017 azakina Kazungu kugira ngo akomeze ariko we ngira ngo yararangije ahubwo kugaragaza ko afite icyifuzo cyo kugenda kuko warigiye yavuze ati ngewe ndangije manda zanjye ebyiri nziviraho ati ndamutse ahubwo ntabonye umuntu nsimbura byabigaragaza ko ntacyo nakoze icyo kintu yarakivuze nge numva yari bonne intention ntabwo yari sincere kuko ikibazo cyatumaga ikibazo cyabitera ikibazo mfite ni cyatumaga gumaho ni cyamuteraga kugumaho ni urumva ni bya bintu nakubwiraga afite ububati yarishe iyo urebye neza ugasesengura n'iriya jenoside ivugwa Kagame niwe ufitemo uruhare rwa mbere runini uti gute kuko ni ngombwa ko njya mbisubiramo urumva iyo mbivuze abantu bamwe baravuga bati ngo iyi ntera hamwe ibyo birabareba ngiye meze nka kanari yoga ku mazi urumva iyo imvura iguye yitoha niyo yakwibira yizamutsemo yumutse kabisa ngiye nukomeze rero noneho Kagame umunsi batangiye gutera uwari uyoboye urugamba yari Rwigema bavuga ntabwo narindiyo bavuga ko Rwigema yari yaranze ibintu byo gukora intambara yo kwica yavuga ko ashaka gukora intambara conventionnelle bagakoresha bakarwana n'abasirikare uko barwana burya ikintu cya mbere sindi umusirikare ariko ibyo numvise nuko ikintu cya mbere bajya hari bakitotoma bakivuga imyaka bakitotomba ngo intare zijya gutera zirivuga ikivuga gatontoma n'indi gatontoma noneho bakumvana imiryo bavuze bakoresha imbunda bakarasa n'abandi bakarasa noneho abumvishe nta nupfa none abumvise ko abandi babarusha imbunda zifite urwego rwo hejuru ngo bakadekampa bakagenda bakajya gushaka nabo ko babona imbunda nk'iyo none bikagenda gutyo bakaza kugenda ukuntu bagenda bafatanya za position etc hakaza kuvamo bamwe bagira wenda abo bafashe bakabafatamo abaprisonnier cyangwa se imfungwa cyangwa se wenda ntihabura n'abagwayo ariko ntihapfa benshi erega François tubyumvikana izo mbunda kwa batari nizacu abanyarwanda barimo kurwana hagati yabo ngo bararushanwa ngo imbunda zikomeye ni intambara ya Amerika n'Ubufaransa ngibyo ni intambara ya Amerika n'Uburusiya ibyo ngibyo byo kuvuga ngo twari dukomesha twari dufite ibibunda se mubivana he arizo mugeze mukora ibikoresho byabamatse ibihugu gusa ukagenda ukica abantu urimo kugaragaza yuko ufite imbunda noneho rero urumva Rwigema n'ibyo ngibyo yararimo
ariko yari afite urumva abantu nyine nawe yari igikoresho cya Mpatsibihugu ko yajya gukoresha umutwe wo kuvuga ati tuzabwira Habyarimana ko agomba gucisha makeya na nyina wundi abyara umuhungu wavuze ngo Habyarimana ngo yaba yaragiye kumwambika rega ngo ipeti nibyo bamaze kurimwambika ndabizi nabibonye video Habyarimana yararimo noneho ngo bagombe kuba baravuganye nyuma amuha felicitation ati mon general tubaye babiri ngaho kuko Habyarimana yari wenyine nk'umujenerali yari wenyine Rwigema abo wa kabiri tubaye babiri muri za 1966 na 7 kivu 87 nyina ibyo n'utuntu wagira ngo na anecdotique byabayo kandi bifite icyo bivuga kandi Rwigema agombe kuba yari umuntu sincere wavugaga icyo atekereza yari sincere abantu bamuvuzi bavuga ko yari sincere urumva rero nge namenye abantu bo muri famille bamwe bari na hano ariko sinze aho bageze ubu ngubu nakwirirwa mvuga amazina yabo ariko nabo ubwabo barusanga nabo ubwabo ni abantu b'imfura abantu bo muri famille zabo abantu b'imfura erega bavuga ko Habyarimana nawe iriya ntambara imaze kumugera ahangaha kumuhagama nawe yashatse uburyo yavugana nabo yekeka yuko iyo Rwigema wenda bahari Habyarimana ari kumutakambira bagakunda ariko Habyarimana yohereje umuntu ngiye n'ubuhamya bwanjye mfite bw'umuntu yiyoherereje yamwohereza i Kampala atugomba kugenda ugahura n'abari abantu amubwira uzagenda ushaka izo nkotanyi abo ba Rutarimara Bihozagara atariko umuntu bita ambasaderi Kanyarushoki ntazamenye yuko wahakandagiye François ubwo buhamya ndimo kuguha n'umuntu wagiye yubwe wampaye Mfite ngo mbe nabyanditse ibyo ngibyo arangije aragenda ageze i Kampala inkotanyi zimukubita igipindi babihozagara n'abantu bazi kudiraga cyane Bihozagara Rutaremara ntago nzi undi wa gatatu yambwiye bari bicaranye mbo bahita bamukorera igipindi bamukorera propaganda ya FPR umugabo ahita yibagirwa ibyo Habyarimana yamutumye agaruka nawe nyine irumva yabaye inkotanyi yabaye très imprégné umvise ku buryo umuntu malheureusement yarapfuye yarambwiye ati Sumayire nimfa hari agahinda nzapfana agahinda ko kuba naragambaniye Habyarimana rero Habyarimana nawe bafite uburyo bamwita igikoko n'iki ariko hari aho yageze ubwoba nawe buramwica yumva agomba kuba yashyikirana imishyikirano yarusha yari itaratangira icyo gihe igihe rero kuba bararangije guplanifia byose ko batanakimushaka abo bantu mwumvise urumva ariko nanone urumva hahande hamwe twavuga tuti Kagame yarabeshyaga kuko yari afite za skolete muri placarize yari afite amaraso yamennye akora iyo ntambara kuko akora iyo ntambara hari yatangiye yica Rwigema n'abapfunyenyezi n'abandi ntabwo abo ngabo bari abantu bari bakoze genocide urumva bari abantu b'abavandimwe bafatanyije urugamba ariko arabica yabiciye iki kuki yabishe benshi bapfuye urumva bari no mu buyobozi hamwe nawe hanyuma reba urugamba rw'abana baturutse mu Rwanda ngende kubwira abantu abana baturutse mu Rwanda badusigaga Kigali abantu ndagiye buri munsi ukabona bagiye ntawe twigeze tubona bagarutse ntawe wagarutse none tukabona ubuhamya nuko bageragayo bakabakubita ubufune bakabica none urumva rero Kagame ko urebye abo ngabo yatere babyumba yaje bica atanga ordre no kwica musonga mbere cyangwa umupfi aho bagendaga bose bashobora kukipa abantu bica niba za parikari yabagiye batwika abantu ibuhamya burahari
i Kigali barazamuka baraza hose za Gitaho hose bagenda bica na nyuma yaho bagenda no muri Kongo barica. Nibyo twavugaga by'abantu ukuntu abantu bakuze aribo bantu igihugu kiba gikeneyeho sagesse ariko ahantu FPR yanyuza kugira ngo uzahabone umusaza biragoye. Bagiye bakubura abo basaza bose bica basaza. Ndagira ngo nyogokuru cyara mama bamwisha afite imyaka igeze kuri 80 90. Ntabwo ndibuza uriya yazize iki igihugu gitafite abantu b'abasaza b'abakecuru n'abakecuru nk'abo ngabo urumva abanyabwenge urabashakira yaho agahugu katagira umukuru gashya izuba riva abanyabwenge urabashakira hahandi. Rero abantu bigishaga muri za university ife yaje itangira ntabwo narebaga ngo n'abantu bafite diplome wibaze ko bajya ngo bareba umuntu bakareba mu biganza byawe bakakubita agapfuni. Ariko CFPR yonyine none intera hamwe na zabi zicaga abantu muri ubwo buryo erega ababicanyi bahekuye igihugu ni impande zombi. None se kandi kuva kera no kubwantuza kubwa Habyarimana hari abantu bagiye bicwa bazira ubwenge. Bakicwa ko bazira ubwenge. Noneho dufate kabari abantu z'aba hariya ni Padiri Silvio Sindambiwe bari abafirikura baziki bamayuya kubera ko bateye agatoki hejuru kubera yuko bagaragaje ubwenge bw'impagarike. Bafite mu bwenge bw'ibitekerezo ariko bafite n'ubwenge bw'umutima bw'impagarike. Abo bantu ukabongera kuno kabona barapfuye. Noneho abantu basesengura bagasanga abo bantu bishwe n'iki byaturutse bakatubeshya ngo mayuya ngo za accident ngo mayuya yishwe n'umuntu wo ku Gikongoro nyamara umuntu wo ku Gikongoro wajya kurukaza ni abantu munda mu ngoma neza nibo bamwishe. Wamyumva ibyo byabayeho. Reba abantu bagapyisi kubera ko batekereje cyangwa uriya w'Ibutare wo muri peste Gatabazi. None ugasanga Gatabazi bavuga ko yazize ko atumvikanaga na Tito Rutaremara ku kibazo cyo kwikiza Habyarimana ko FPR yashakaga kwica Habyarimana. Gatabazi aravuga ati no iyo ngiyo ntabwo ari solution. Inama ngo babikoreyemo yararangiye ageze mu rugo bahita bamwica ariko urumva yuko nyine opposition yahize ivuga iti Habyarimana yishe umuntu. Habyarimana yishe umuntu. Bon mu by'ukuri iyo urebye kuko bishe umuntu wagaragazaga ibitekerezo yatagaragaza ibitekerezo yagaragaza ko afite ubwenge. Kuko ubwenge ni ukuzana ni ukushaka ibisubizo ni ukubona ikibazo ukakibaza. Kuvuga ngo Habyarimana niwe kibazo ntabwo ari we kibazo ahubwo ikibazo ku butegetsi bwa Habyarimana wabyumva ikibazo ku butegetsi bwa Habyarimana ni impfu z'abanyepolitiki bakera nicyo kibazo. Nicyo kibazo cyari gihari. Ni nacyo kibazo cyamugoraga burya. Nicyo kibazo cyamugoraga. Nicyo kibazo cyamugoraga nicyo kibazo kitashoboraga gutuma ahumeka. Ni ikibazo cy'inkotanyi ngo zitera ntabwo ari cyari ikibazo. Ikibazo we cyabaye aho ngaho. Kuko burya nanone icyo kibazo twagisesenguye tukakibona ko ari aho ngaho kiri. Twakibonye nta na rimwe abantu bigeze bakibyura ariko ubwo abanyabwenge baravuze n'abari bafite bose. Urabona ko mu gihe cya MRND twaririmbaga umuntu wahabwaga imidari ni wabaga azi kwiruka, ni wabazi gutera umupira, ni wabazi gukora animation, ni wabazi kuvuza ingoma. Ubu ngubu wabaga ikirangirire. Noneho niba wowe uzanye ubwenge bagukubita akanyura bavuga bati ariko uyu muntu ushaka kubutuba ni umunyenduga. Urumva noneho n'utari umunyenduga wiyo ruguru mu rukiga
niba avuga ngo akaza afite ubumenyi ariko agashyira mu gifu none akajya gukaraza urumva ngabo bamugesera bafite za PhD ngira ngo za doctora tuvuge doctora yigishaga muri universite sata ifite PhD ariko akaza akagira ibitekerezo bitafite ubwenge ngo ni mu banyuze y'ubusamo urumva ngiye nkubwire hari umuntu ujya kuvuga umuntu umuganira akabwira ngo ngewe ngo ntacyo mpfa na Mugesera ngiye turagipfa aho turagipfa kuko umuntu witwa ko yagiye kuvoma urumuri iya ni solution docteur yaraboneye igihugu come on kushyanuka gusa no urumva yego nanone urwo bamukatiye urwo bamukaniye ntabwo ari rwo akwiriye ntabwo ari rwo akwiriye nibyo ngene kuko aho yarageze nawe ubwe yarashoboraga kumva ko abantu bamuhungiye akumva ububi bw'amagambo yavuze noneho nawe ahubwo akitikiru ikiru cye akagitanga akorera naho ubwo se ari abagiye kumwica ilandove à la nation kandi ubwenge bumurimo yashobora kubukoresha bukavamo ikindi kintu cyiza nawe ubwenge bwaguye amfayite ku buryo abantu bumva uzanye cy'ubwenge bumva babisuzuguye nyine ntacyo ko ntacyo bimeze abantu bose babaye abanyabwenge muri rusange abantu bose babaye abanyabwenge kubera iki kubera yuko none se iyo umwicanyi aje akajya hari akaba ari we bakamuha tribune ngo agiye kwigisha i Harvard umwicanyi wowe ubizi ko ari umwicanyi wirirwa aririmba abwira abantu ngo bigishe iby'Imana akababwira ati utica tongo ntagire cyambwira bwo ntacyo amaze ngo atunta ati kuki ugomba guhakana yuko wishe Karegeya abandi bagakoma amashyi hakabura abantu b'abanyabwenge bavuga bati mva rero wa mwami w'ibwidishyiwe ibyo urimo uvuga ntabwo ari byo dore urumuri muhagarare isubireho ndumva twarigeze kumwandikira memorandum yego ariko byibuze twarayikoze yamugezeho se buriya itamugeraho numvise ko ngo yaba afite abantu bangahe baba bamurinze ibimugeraho byose bigomba guca muri tamisi ngahe ariko hari igihe bishobora kugera ku muntu akavuga ati reka nk'uko nagiye ngewe mvuga ibyo ubwiyunge urumva ambasaderi da Mukabagwiza yarabyumvaga abibwira shebuja ibyo bintu mbihagazeho yumva ko byaba bifite ireme urumva cyane ko yumvaga muri 2017 za placard ze nayo magufa abo bantu bose bishe azabikirate yibaza avuga ati aba banyamahanga kuko ndi mu nzu y'abanyamahanga bazanshyira hanze kuko turimo turagendera ku ibi bintu nubwo dutegekesha imbunda na jenoside ariko biriya bintu nta mahame yabo ibi twishyizeho ngo by'umuziriko twiziritse ku kiziriko cya constitution ni amahame y'abariya abazungu ba nyiri u Rwanda ba nyiri iki gihugu none ngewe ndi umugaragu imbere bazanjugunya hanze nibanjugunya hanze bya bihanga byanjye byose mpishe hariya nije bazabinkurikiza karabaye urumva afite impungenge urumva noneho akavuga ati wari wamuvugutiye wumvaga yawumva yari kunywa ariko ngezeyo François wari kugenda ubabwira ngo FPR ni mupfukame musaba imbabazi nibyo nagiye mvuga sibyo byanditse se none se nibature navuga ngo nibature abanyarwanda baba bari kuko kwatura ibyaha byawe wowe uratura ibyaha byawe noneho ntukeneye gusaba imbabazi uratura ibyaha byawe ariko waherutse ngo kubivuga ngo ndega ngo n'abahutu barapfuye ku bwinshi ibyo ntabwo bihagije kuvuga ngo abahutu barapfuye ku bwinshi oya kuvuga ngo abahutu barapfuye ku bwinshi nanjye ibyo ngibyo hari umuntu wabimbwiye umukecuru yarambwiye ngo nuko kabi ntaho kajya kuvuga ngo n'abahutu barapfuye ku bwinshi arabibwira ndetse ahubwo kwatura kuvuga ngo abahutu narabishe kuko ibyo ngibyo we ushobora kumubwira ati abo bahutu bapfuye bishwe nandaga
agashakira avuze ati bishwe n'abandi bahutu barapfuye ni ntuza ni hariya ngo babyita ngo dega koratero ni dommage collatéral wavuze ati ndatura nahagurutse ngambiriye gufata ubutegetsi noneho igihumeka cyose ndica kinyitambitse imbere ni ibyaha byanjye akatura ngicyo icyo cyari gikenewe iyo atuye gutyo ndabizi ko nanjye ngize ko murokore urumva iyo atuye gutyo mu by'ukuri ntabwo uba uri mu gihagararo cy'umuntu ugiye kuvuga ngo agiye gusaba imbabazi wowe uba watuvuze uti dore ibyaha byanjye nishyize mu maboko yawe rero nyagasani nishyize mu maboko yanyu ibyaha byanjye nuko bimeze icyo mushaka none rero aho rero Kagame icyo kintu cyamuzamo aho rero aho niho Kagame w'icyo gihe yari akeneye kuwenda kubyumva kuko marerezo ntabwo njye nabashije kuvugana nawe en personne kuko icyo gihe nagezeyo Mandela arapfa apfuye biba ngombwa ko Kagame ahunga ajya kwihisha kuko ntabwo bamutumiye kujya mu guherekeza Mandela yagiye finalement ntabwo yagiyeyo yari ari muri Etats-Unis we yari muri Etats-Unis kuko ngewe bankubita inkonji yari muri Etats-Unis we yari muri Etats-Unis yaje hano muri Etats-Unis noneho icyo gihe mpura n'abari abagabo ba Alfred Rwasa bari abantu z'abakaboneka ba Francis wari muri NSS bari abantu za uyu wari Minitrape Musoni bon abo ngabo n'abandi sinibuka niho twahuye Francisca ajya mwitaga nde wa undi wari Minenter kaboneka we bon no abo bose nibo twaganira babwiye mugomba rero kwatura FPR ikatura ikavuga ukuri kubwicanye yakoze warabatumye muri make niko nababwiraga kuko president yari ahari no kubera ko atabonetse kameme bavuga bati kute ntabwo tuzategereza ntituzige president azagarukira none se wowe kandi uravuga ko nawe ufite icyumweru cy'umugomba kugenda none urabona n'abahari d'abord de toute façon nitwego ugomba kubona natwe bo muri FPR imbere yuko nabonana na president okay nuko bamwe ngo bagomba kwatura ibyaha byabo ikindi bagahagarika kwica bagasezera kwica niho giye undi muntu wajya kwica nibwo rero bahagurutse bati yamaye ibi nibiki uyu musenzi aramuri cyane n'iki cyakuza ubwo wahikuye ute koko hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo uriya musaza ngo ibyo avuga ngo ntago ari byo ngo ntago ngo baba baramukubise urushyi hari umwe bakubise mbonye umutwe kubera ko none ngewe ko ntari mfite Kayibanda babanje kunteguriza nta Kayibanda nafise iyo njya kujya Kayibanda kandi rero ngewe byabaye ninjoro mu mwijima boy mutwa byabaye ku manywa y'ihangiro Kayibanda na bamurindanye bahamagara abaturage yewe aho narindi mu ruziramire mu manyi mu menyo y'intare rurimo rumira rumaga aho rwarakorutse ujya uvuga ngo uruziramure ntiruruka uwo muntu wa mbere rwabitse nari njuri iruhande rutari rwanshyira rurimo kukurigata rurimo rundigata urumva ntabwo ari genda hikuye abantu bafite ukwemera ashobora kuba bati ni Imana yakuvanye ariko ngewe nshimira umuntu gusa witwa Beri yego nawe yabikoze mu rwego rw'imirimo ye kuko yari ahari we n'umukozi mu biro bya perezida bya Kagame noneho byabaye ngombwa kubera ko umuntu rero ugeze hariya ndakeka uko naje kumva bansobanurira nyuma bamwe umuntu uri umunyekanada ugeze hariya hanyuma ariko bagomba no kukwica icyo numvise nuko iyo bajya kukwica babaza
ba ka benediction chef umwicanyi mukuru bakamubwira bati dore uko ibintu bimeze wa muntu wari waje ku butumire noneho dore ibyo arimo avuga abandi barimo barashaka kujya kumujyana kumushyiraho abandi tubushyire ndibaza ko ari ukuntu yamubwiye ubu nibyo ngewe ntekereza urumva ndeduize hanyuma undi yaramubwiye ko uwo Abeli yahise agaruka ese ubwo séance tenante bahise bavuga bati ubuzima burahagaze barasohoka bankubise witwa Alfred Rwasa n'abo bantu bo muri NSS urumva ndaba inuzi inkonji ntuzi urutwe baza badonda hano Rwasa we yangiye imbere gutya angi imbere ayinkonji gutya aturwo rutwe rwawe ndarusatura turarusatura sérieusement sérieusement kandi ubwo ninjira njya ku kibuga uwo Rwasa niwe waje kunyakira aje kunyakira urumva hamwe hejuru turangije bamaze gufata amafoto yabo uragenda bakagushyira hariya nk'inuza bakagufotora bagakoresha ibintu nk'aho bafotora incriminel kandi uraje urumva ufite visa ariko ngo kubera ko uri umunyarwanda n'ibyo mbese wowe nuko barangije niwe waje kuza kunyakira no okay winjiye nk'umunyakanada nije nk'umunyakanada bagufata amafoto gutyo bafata amafoto newe ku kibuga ninjira bamfashe none se n'abaturiste niko babigenza nta bandi bayafashe abandi bazaga twasuganye mu ndege siko nta bandi ari ngiye barayafashe na Patrick twari kumwe nawe barayamufashe n'uvuga ngo n'abantu batizewe kuva ko twebwe twari mu bantu barwanya batavuga rumwe na leta mbese tuyamagana ariko turaje basa nkaho turi amafi barobye ifo ko badufata amafoto mwari mugiye kubatizwa none se bamwe ntibahise binjira mu ntuza nyine ubwo yaraje arambwira ati rero noneho ati ndagufite hano mu kiganza cyanjye wow wewe ati ubuhagaze hano mu kiganza cyanjye ninjye ngufite ati ntabwo nitera ati bya bindi wajyaga wivugisha i Montreal wisubireho ati bimwe wakoraga duhurira i Montreal ati wisubireho ntabwo yarazi yuko umubikirera kandi gashya abimbwira uko nabambwiye se namwe ni ariko ruzi ko wowe utareba neza ntireba mu kiganza cyawe nibaba ry'inyoni ririmo mu kiganza cyawe kuba yarambwiye ngo bungize gutya ngo nkubika utiryaguruka yarambwiye ni ntabwo ureba neza nibaba nubika ikiganza riraguruka nihagaraho gutyo noneho nyuma ankubite ntuza rero inkonje urumva ko yarahagarika ubwicanyi yari afite ako kantu noneho nkubite nkonje cyakora nakubwije kuri nayo ihagazeho ariko byo kwihagaraho abo twari kumwe abo ngabo tugarutse nibo bagiyeho bakwiza hano muri Montreal bati buriya musaza buriya mubona buriya François yirata tiyagezeyo baramutunze hanyuma ari inyarira umva baje bavuga ko ngo ninyariye cyakora nashoboraga no kwinyarira niba nari inyariye sinabimenye kuko bari bashyuhije kabisa iyo scenario nge nkubwije ko ntabwo kugira ngo ube warasohotse hariya byo ni Imana nyine ariko ngewe nagiye bundi niteguye n'upfa niko navuga ni baranyica cyangwa ntibanyica nibanyica ntacyo nifite ibitabo byanjye nicaye nanditse abantu bazamenya ndizera ko harimo urumuri abantu bazajya kubisoma bamenye bavuga ati François wamwishe azize ibitabo kandi ntabwo nzaba nzize ibitabo ngewe nari kuba nzize igisuti kiriya gisuti ntabwo ari ibitabo nka buriya Kizito ntabwo yazize ibihangano bye none se iriya ndirimbo ye ntiyashobora kuyiririmba n'ahandi hari gupfa iyo ndirimbo yari kumwica ntabwo ari gupfa
iyo tutagiye igisuti se iyo ndirimbo ntiyayi kuririmba kandi igisuti ntapfe ariko ni igisuti azize igisuti rero niyo mpamvu iyo tuvuga ngo azize igihangano cye ngo Bahati azize iriya mivugo ye ubwenge bwe oya ntabwo azize ubwenge bwe azize umwijima w'abandi bariya bamwica kuko iyo bajya kugira ubwenge ntabwo bari kumwica no azize rero umwijima w'abo bantu ibyo tubyumvikanaho noneho rero uwo mwijima niwo tugomba kumenya kuko iyo ureba abanyabwenge bose bagiye bicwa arabicwa abo ngubu turavuga abo ngabo bejo bundi ariko ibaze ubushize mu tuganira ku muntu witwa Semusambi urumva niba uko bamugize bamutesha igihe nubwo atapfuye ariko bamutesha ibintu yashoboraga gukora byiza abikorera igihugu wapi urumva ibya Kizito ni ibintu bigaragara ibyuriya ntuza uyu musizi Bahati afite imyaka 30 ubushize twavuga ngo yari afite nka 20 ariko narabajije yari muri 31 gutyo urumva yari kiri mutoya urumva niho yarageze igihe rwose ko akazagirira igihugu akamaro n'isi noneho baramwishe bahombeje bahombeje wenda ntibamuhombeje ku giti cye bahombeje abavandimwe be ababyeyi be inshuti ze bahombeje igihugu cyose igihugu gihombeje n'isi urumva ibaze umuntu witwa uriya wategekaga Amasimbi Rugamba Cyprien uribaze ibitekerezo nk'umuhanuzi nawe wibaze ibaze ubwenge yafunitse muri iriya ndirimbo ye agaca erega buriya hari n'ibitabo yanditse byinshi by'imivugo twigaga muri secondaire mwumvise umuhanga uriya mugabo harya yayoboraga INRS Institut de Recherche yari umushakashatsi umunyabwenge yaradifuzaga il diffusait le savoir et la sagesse uzi indirimbo ye icyifuzo hajya ni icyifuzo atuwa mu bubasha busumbu bw'abangana cyangwa se bw'abanyamerika n'abarusi agahana Afurika y'Epfo abanyarugomo François wowe icyifuzo cyawe ni ikihe waguha ububasha wakora iki umubasha nazura Kagame nkamutegeka akatura yamara kwatura ukamubabarira na FPR yabo batuye bavuze ukuri kuko kuri bavuga bakatura byatuma amarangamutima mabi dufite atubuza ubwenge atubuza kuvuga byatuma abantu bafunze barengana bose bafungurwa kandi umutima w'abantu bose ugakera ariko kuva we atatuye nubwo nyuma yaho twazagira abantu batanga ubuhamya abantu bazatanga ubuhamya abantu bazazana ubwenge bamurike ariko hazabaho buri gihe abantu urwo rumuri tuzagera bazakomeza bavuga bati nyamara Kagame ararengana nyamara Kagame yakoze ibintu byiza nyamara Kagame yari intwari nyamara bari abantu bafunzwe ntabwo barengana urumva hari abantu bazakomeza ako kantu rero ni nka wa munyotwe ukomeza munsi yivuka komeza ukanyotera kera ukazashobora gushibukana no kwanyagatwa ariko we yaje akatura yatuye ibintu byari kurangira marerezoma icyo ngicyo kifuzo urumva ni nkuko nakwifuza ko uwo nguwo umupfu yazukanye abantu bapfuye bazuka nkuko nakwifuza ko cyakora icyo nshobora kwifuza gusa nuko ndavuga nti we ibyo byifuzo byanjye byo kugira ngo abantu bature byarangiye ariko hari abandi noneho barimo bigisha batanga b'abanyabwenge batanze imbuto y'ubwenge bw'urukundo nko twavugaga nk'aba Kizito icyo nifuza ari nuko izo mbuto y'urwo rukundo ijya mu mitima y'abantu benshi tugakora ishyamba tugakora umurima nanjye kuvuga ngo w'amasaka ariko amasaka atari ayo kwenga
ibigage me amasaka yo gutanga igikoma cyo yose rero ni kimwe oya igikoma ntabwo ari kimwe n'ikigage neza ikigage iyo twamaze kukiryoherwa si bwo nyine dukora ubumwe oya burya ntabwo ari ubumwe burya ntabwo ari ubumwe usabana ku kigage ntabwo oya ntabwo ari byo ngewe amasaka ni icy'ababyeyi ababyeyi abo bana ngewe si umusaza ubu ngubu mpaye igikoma ngira ngo cyangwa nabi ariko ayo marwa uvuga icyo kigage uvuga ayo marwa urayasoma ngo ujya ukurura mu kibindi kikawukura mu bagabo rimwe na rimwe sibyo François Munyabagisha ubundi baravuga ngo ucira amarenga injiji amara ibinonko nta kutageze cyangwa se ngo ikivume nticyumve impanuro ubundi se ngo igikenya nticyumva ihoni nta kutageze abavugeje amahoni nibo bishwe ndishimira yuko tukiri kumwe François tuzakomeza urumuri rwawe ruzagere ku bantu benshi urakoze cyane urakoze nawe Ismail no gukomeza tugakomeza tukanyenyeretsa ariko icyo nakubwira twakwishimira kwishima atari kwishima ngo on se félicite kwishimira etre content kwizihirwa kwishimira ko tutari twenyine hari n'abandi tugenda tunyikanya ubwo rero nkaba nakubwira nti turi kumwe turakomeza urugendo kandi icyerekezo kiragaragara tubyizere kandi dukomeze tubishyire mu ngiro urakoze cyane bavuga ko umukambwe upfuye ari inzu y'ibitabo ibihiye ariko abicanyi bahekuye u Rwanda ntibigeze barebera izuba abo bashesha kanguhe n'abakambwe bose barishwe ibyo tugomba kwibaza mpamvu ki abazi amateka bashobora kuvuguruza ubutegetsi abo nibo bwibasira bukabikiza